Tekereza kuri ibi bintu. Ubaye ufite umuntu wizera cyane ukamusangiza amabanga yawe wizera neza ko ari mu ruhande rwawe, nyamara inyuma y'inseko ye, inyuma y'amagambo akubwira meza, hari ikintu cy'umwijima muri butazi. Ntabwo buri gihe cyose ababi baza bambaye ishusho y'inyamaswa, ahubwo baba bihishe hafi yawe, aho bakureba rimwe na rimwe bicaye iruhande rwawe. Igiteye ubwoba cyane, ushobora kuba utabibona kugeza igihe uzasanga warakererewe. Muri iyi video ndakwereka ibintu 8 biri busikolojike bishyira ahagaragara umuntu mubi uko yagerageza kwiyoberanya kose. Ibi nutabyitaho ushobora kwisanga uguye mu mutego w'aba bantu. Kurikira witonze. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, kanda subscribe na like, kuko kumenya ibi bishobora kukurinda kwisanga mu mubabaro. Reka twihuse cyane dutangire. Ikintu cya mbere kizakubwira aba bantu babi ntibajya bicuza, nta kwicira imanza mu mitima yabo bagira ku kintu cyose icyo ari cyo cyose bakora. Tekereza ubaye uri nko kureba mu maso y'umuntu wakugambaniye, umuntu wakubeshye, uwagukoshereje mu buryo runaka cyangwa yewe yarakubabaje bikomeye, ukamureba utekereza kubona afite ukwicuza, isoni cyangwa basi ngo ubone yicira urubanza muri we, ahubwo ukabona nta kibazo afite, ibyo yakoze byose ntacyo bimubwiye. Iyi ni isura y'umuntu mu by'ukuri mubi ufite ubugome muri we. Abantu babi ibyo bakora byose nta mutima nama baba bafite. Ashobora kukubeshya nta mpungenge, ashobora kugutera icyuma adashidikanya, ashobora gusenya ubuzima bw'abandi ntiyigera atakaza n'isegonda rimwe gusa abitekerezaho. Mu gihe abantu basanzwe bicira imanza bakanicuza igihe bahemutse, aba bantu babi bo nta kintu na kimwe bumva muri bo, nta kwicuza, nta kwicira imanza na gato. Kuri bo ahakabaye urugwiro haba huzuye guteza imihangayiko mu bandi. Ashobora kukubwira ati mbabarira, ariko bitamuvuye ku mutima, ahubwo ari imibare, ari uburyo bwo kukugumisha hafi ye kugira ngo akomeze gukontorore. Gusaba imbabazi kwabo ni amagambo gusa kugira ngo agushuke, wibwire ko akwitayeho, ariko mwitegereze witonze. Ese hari ubushake bwo guhinduka umubonaho? Ese basi urabona hari ikintu agerageza gukora cyakubwira ko yaguhemukiye atabishaka? Aha rero niho hari ikibazo gikomeye. Igihe avumbuwe mu binyoma bye cyangwa ibibi yakoze bikamenyekana, ese arabyemera? Oya, ahubwo abishinja abandi, akabyikuraho ashaka kuyobya ukuri kugira ngo agaragare nk'umwere. Aba bantu bagira uburyo bahindura abantu injiji kugira ngo uwamushinja ibinyoma asigare yibaza niba koko ibyo avuga ari ukuri. Aguteza kwishidikanyaho, ugatangira gushidikanya ku bitekerezo byawe. Ashobora no kuguteza abantu akaba ari wowe barwanya kugira ngo uhagarike kumushinja. Ntibajya biyumva nabi ku bibi bakoze, biyumva nabi gusa igihe ibibi byabo bigiye ahagaragara. Iyo ibi bibaye mu cyimbo cyo kwicuza, ahubwo buzura uburakari burenze urugero, batirakariye ubwabo ahubwo barakariye wowe kuko watinyutse kubashyira ahagaragara. Iki ni cyo kibagira abantu babi cyane, ntabwo ari ukuticuza gusa. Kutagira kwicira imanza muri bo bibabera intwaro bakoresha bajijisha abantu kugira ngo bababaze nta kuzarira. Waba warigeze uhura n'umuntu ubona wiberaho nk'aho ubuzima ntacyo bumubwiye, ahora ateza ibikomere mu bandi bamuri hafi, ariko ukabona ibyo bikorwa bye bitajya bimutera umutwaro na gato. Umuntu utajya na rimwe afata inshingano, utajya wigira ku makosa ye, utajya na rimwe wumva agahinda mu mutima waterwa n'ibyago ateza abandi. Niba warahuye n'uyu muntu, mu by'ukuri urwo ni urugero rw'umuntu mubi. Ikintu cya kabiri kizakubwira aba bantu bashimishwa n'umubabaro w'abandi. Tekereza ubaye uri mu mubabaro, wumva uhangayitse cyane, utegereje ko byibura wabona uwagira icyo yagufasha, ukagenda ugana ku muntu utekereza ko ashobora kuba kwitayeho, wizeye ko ari bugufasha, ariko ukisanga uguye ku muntu uteye ubwoba, usekana uburyarya, akakureba nk'aho nta cyabaye, ahubwo ukabona kuri we uburibwe bwawe buramushimishije. Iki ni kimwe mu bintu bikomeye biranga abantu babi. Ntabwo ari ugukomeretsa abandi gusa, ahubwo biranabashimisha. Ntabwo ari ibintu bipfa kugaragara. Ntibishimira umubabaro wawe ahagaragara kuko byakorohera kubavumbura, ahubwo bariyoberanya. Bashobora kwigaragaza nk'aho bitaye ku mubabaro wawe. Uzababwirwa nuko ubona banyuzwe cyane
igihe uri kuvuga ku mubabaro wawe bagerageza kukwereka urukundo ariko rw'uburyarya, nyamara ruherekejwe no kumva bibanyuze mu mitima yabo, kuko bafite inyota yo kuba hejuru y'abandi. Iyo babona abandi bari mu mubabaro bo biyumva ari abanyembaraga. Waba warigeze ubona umuntu wishima mu gihe mugenzi we agize ikibazo? Ashobora no kwigaragaza nk'utanga ubufasha ariko ukumva amagambo avuga ari mabi, cyangwa ukumva akubwira amagambo yo kukwihanganisha yigira nk'aho ari hejuru yawe, ukabona yishimiye guhomba kwawe. Ntibakeneye kugushyigikira ngo uzamuke, ahubwo bakeneye kuguma hasi. Aho bibera bibi cyane, bamwe ntibagarukira mu kwishimira umubabaro w'abandi gusa, ahubwo barawurema, batega imitego, bagakwirakwiza amagambo, bakagenda barema ibintu bituma ibibazo bikomeza kuvuka. Niba warigeze ubana n'umuntu ubona ameze nk'umukinnyi w'ikinamico, umuntu ugonganisha abantu cyangwa agahemuka nyamara akigaragaza nk'umutagatifu, gira amakenga cyane, kuko uwo muntu ashobora kuba ari gutegura kugushyira hasi kugira ngo yishimishe byonyine gusa. Iyi ntabwo ari imyitwarire mibi gusa, ahubwo ni umugome uri hafi yawe. Umuntu wishimira mu mubabaro w'abandi ateye ubwoba cyane, kubera ko aba bantu ntibajya bahagarara, bahorana inyota yo gukontorora, inyota y'imbaraga ku marangamutima y'abandi, ntibanyurwa. Igiteye ubwoba kandi ntibashobora kwiyumva nabi kubw'ubuhemu bwabo, mu gihe umuntu muzima ashobora kubabara ndetse akicira imanza igihe yahemutse. Ababo ntibijya bibabaho. Mu by'ukuri uko barushaho guteza umubabaro niko barushaho kumva banyuzwe mu mitima yabo. Umubabaro wawe bisa nk'aho ubatera imbaraga. Igiteye ubwoba kurushaho, ntabwo bishimira umubabaro ku bantu bose, oya, by'umwihariko bishimira umubabaro w'abantu babari hafi, ba bandi babafata nk'inshuti. Inshuti ya nyayo cyangwa umuvandimwe wawe ntiyakabaye yishimira ibihombo byabo, ariko aba bantu bo barabirwanira, barabyifuza cyane, kandi uko urushaho gusenyuka cyane bo barushaho kugira ibyishimo byinshi. Ubwo rero niba warigeze ubana n'umuntu useka igihe wowe uri kubabara, niba warigeze wiyumvamo ko umuntu runaka mu ibanga yishimira umubabaro wawe aho kugufasha kugera ku ntsinzi, ibyo umutima wawe ukubwira bishobora kuba ari byo. Uwo ntabwo ari inshuti yawe, uwo ntabwo agukunda, ahubwo uwo ni umuntu uri hafi yawe kugira ngo gusa kubabaza, kandi inzira yonyine yo kumwirinda no kumuhunga vuba vuba. Ikintu cya gatatu, baragukoresha mu buryo nawe ubwawe udashobora kubimenya. Ikibi ntabwo buri gihe kiza gisakuza, ikibi ntabwo buri gihe kigaragazwa n'uburakari, iterabwoba cyangwa ubugome. Rimwe na rimwe kiba gicecetse, rimwe na rimwe kiza mu mayeri gisa nk'aho ari urukundo. Noneho igihe umenya ibiri kuba, ukisanga waramaze kugwa mu mutego utigeze usobanukirwa ko uri hafi yawe. Aba bantu babikora nk'abafite uburambe bukomeye cyane, bagoreka ukuri mu buryo bw'ubuhanga ku buryo utabasha kumenya ibiri kuba. Bakoresha ubwonko bwawe bakagutera kwishidikanyaho, barajijisha ku buryo bukomeye. Ushobora kuba wavumbura ko akubeshya, ariko mu buryo runaka birangira uri kwibaza ibyo wabonye niba wabibonye koko, ugatangira kwibaza niba utari gukabya, ukavuga uti ahari ibi bintu nabitwaye nabi, ukavuga uti nibyo ahari nakabije, ugatekereza ko ari wowe kibazo nyamara atari byo. Mu by'ukuri nibyo bashaka ko wizera. Kimwe mu bintu biteye ubwoba cyane kuri aba bantu ni uburyo bazi kwigira abantu barengana. Ibibi bakora uko byangana kose, babasha kubona inzira yo kubiha indi sura kugira ngo batume ari wowe usigara wicira urubanza. Iyo bakubabaje mu buryo bumwe, bisa nk'aho ikosa ari ryawe. Iyo babeshye, bisa nk'aho ari uko wabahatirije. Iyo ubabajije ku makosa yabo batunguye, bisa nk'aho uri kubataka. Batuma wiyumva nabi ku bintu bo ubwabo bakoze, bakabikora mu buryo bukwemeza, ukaza kwisanga ari wowe uri gusaba imbabazi naho waba ari wowe wakosherejwe. Tekereza neza, waba warigeze ugira impaka n'umuntu mugatandukana wacitse intege, ushidikanya kandi wicira imanza, nubwo muri wowe uzi neza ko nta kibi wakoze? Uwo ni wo mukino wabo. Bagoreka amarangamutima yawe kugeza ubwo usigara utazi iby'ukuri ibyo ari byo. Batuma ushidikanya ku bitekerezo byawe. Noneho muri cya gihe utangiye kwibaza ibibazo, baba babizi ko bagutsinze kuko ugeze ku rwego byoroshye kugukontorora. Ikibabaje kandi, ntabwo bakora ibyo wenda kubw'ingaruka z'ihungabana bafite, oya, ahubwo babikora bafite intego. Bazi neza cyane ibyo bari gukora. Kuri bo birabashimisha kuko babikuramo imbaraga. Uko urushaho gutsindwa, kuri bo ni intsinzi. Niba uhora ubona umeze nk'aho
wihoma ku muntu, niba wiyumva nk'aho nta kintu ujya umukorera akagifata nk'igihagije, ukabona uhora usaba imbabazi ku bintu bitari amakosa yawe, garukiraho, shishoza neza. Ushobora kwisanga warafatiwe mu kazitiro k'umuntu ugukoresha. Niba udatandukanye nawe vuba cyane, ejo wazisanga utakibashije kugira icyo wimarira na gato. Ikimenyetso cya kane, bakoresha ubwiza bwabo nk'intwaro. Ikibi ntabwo buri gihe kiza cyambaye umwijima, ntabwo buri gihe kiza giteye ubwoba. Ibibi cyangwa ubugome rimwe na rimwe biza byitwikiriye inseko nziza, ijwi ryoroheje kandi rigukurura, bigatuma wiyumva nk'aho witaweho kandi wahawe agaciro. Mbere y'uko ubimenya uba wamaze gutakaza agaciro kawe mu biganza by'umuntu mu by'ukuri utakabaye iruhande rwawe. Bamwe mu bantu babi kurusha abandi mu isi ntabwo mu bigaragara basa nk'abantu babi, ni beza mu bigaragara ndetse bafite igikundiro. Bafite uburyo batuma wiyumva nk'aho umaze igihe kinini uziranye nabo, bakigira nk'aho bakwitayeho. Uku niko baguta mu mutego, bakubwira ibintu byose wifuza kumva, bafata igihe cyo kukwigaho, biga bitonze ibintu bikugira uwo uri we, bagakora ku buryo basa nk'aho mwumva ibintu kimwe. Niba ufite inyota yo gukundwa, bazakora ku buryo wiyumva ukunzwe cyane. Niba ukunda cyane amagambo agutera imbaraga, bakubwira kenshi bigutera kuraje. Wakenera ubufasha, baba bari hafi yawe. Ariko igiteye ubwoba byose ni ibikorwa ariko bitagize na kimwe cy'ukuri kirimo. Ni ishusho baba baremye mu buryo bw'amayeri kugira ngo ubagirire icyizere, kugira ngo utekereze ko ari beza, nyuma bakagukoresha kubw'inyungu zabo. Ariko se ni gute wamenya ko ubwiza bakwereka ari ukuri cyangwa ari ikinyoma? Reba ibikorwa byabo, ntiwite gusa ku magambo yabo. Ese bakurikiza by'ukuri amasezerano baba baguhaye cyangwa buri gihe bagaragaza urwitwazo? Ese ubona bagirira neza abantu bose cyangwa rimwe na rimwe hari igihe ujya ubona ibibi byabo bihishe bibwira ko nta muntu bareba? Ese batuma wiyumvamo imbaraga cyangwa mu mayeri bakinisha amarangamutima yawe bagatuma wumva ukwiriye kubishingikirizaho? Umuntu mwiza mu by'ukuri ntabwo aharanira kukwemeza ko ari mwiza. Uko ari kose kuri waba yumva bihagije. Ariko umuntu ukoresha ubwiza bwe nk'intwara aba ashaka ko umwizera, nyamara bitamukwiriye, kuko imikino ye yose ishingira ku cyizere umugirira. Ubugome bwabo bukabije rero ntabwo bashaka gusa kubagirira icyizere, ahubwo bakeneye kugukontorora igihe umaze kubizera, umaze kubona ko ari inshuti nziza cyangwa umujyanama. Ntabwo byoroha kubimenya ko batangiye kugukoresha mu nyungu zabo. Kenshi uba usaba imbabazi ku makosa bakoze, kenshi wirengagiza ibimenyetso bikomeye bikwereka ibibi byabo, kuko uracyabafata mu ishusho y'umuntu bakwiyeretsemo mbere. Igihe umaze gusobanukirwa mu by'ukuri abo bari bo, ugasanga warakererewe, baramaze kugera ku byo bari bagukeneyeho, icyizere cyawe, urukundo rwawe, imbaraga zawe, ndetse ushobora no kwisanga baramaze kugusenya wowe wese. Mu gihe batakigukeneye bakwicaho nta kubitekerezaho. Ubwo rero niba hari umuntu uri kubona ukwitayeho mu buryo ubona bugutera kwibaza, itonde cyane. Niba ubona ari umuntu uzi neza amagambo ukeneye kumva, ukabona ari gukora cyane ibintu bigukurura mu buryo budasanzwe, shishoza, kuko ubugwaneza bw'uburyarya ni umutego kirimbuzi. Kandi abantu babi muri iyi si ntabwo bagaragara nk'abantu babi mu by'ukuri, ahubwo bagaragara nk'inshuti nziza. Ikimenyetso cya gatanu, ntabwo bajya bumva na gato imibabaro y'abandi, barishushanya. Kumva umubabaro w'abandi nicyo kintu gitandukanya by'ukuri umuntu mwiza n'umuntu wiyoberanya. Nicyo kitugira abantu, kugira ubushobozi bwo kumva umubabaro w'abandi, kwisanisha n'ubabaye ukamwumva no kumwitaho. Abantu babi ntibita ku bandi, gusa bagerageza kwigaragaza nk'abafite impuhwe, ariko bishushanya. Ku itangiriro baba bameze nk'abandi bantu bose, bavuga ibintu byiza, baraboneka mu gihe cya nyacyo, yewe rimwe na rimwe bagufasha kurira mu gihe uri mu gihe cyo kurira. Ariko iyo ushishoje cyane ku bikorwa byabo, ntiwite ku magambo yabo gusa, uzabibona uburyarya bwihishe inyuma y'amaso yabo. Abantu babi ntabwo bajya bagira umutima wo kumva abantu, ahubwo bakwereka ibikorwa bateguye bitonze bituma bagaragara nk'aho bumva umubabaro wabo. Bagira umwanya wo kwiga ayo marangamutima uko agaragara, ariko ntabwo bajya babishyira ku mitima yabo ngo bumve umubabaro wawe nk'uko wowe ubyumva. Bitegereza abantu beza uko bitwara mu gihe cy'agahinda, mu byishimo no mu mubabaro, barangiza bakabyigana. Nyamara hanyuma y'ibyo kuri bo nta kindi kintu kiba gihari,
nta marangamutima by'ukuri baba bafite, nta sano n'imwe baba bafitanye n'ibiri kuba, ahubwo baba batuje mu mitwe yabo, bari mu mibare, bareba abantu nk'ibikoresho aho kubafata nk'abantu. Igikomeye kurushaho, bafite ubuhanga mu kuguhindura injiji bagatuma ubafata uko batari. Iyo kukugirira neza ari cyo kintu kiri butume babona ibyo bashaka, babikora biboroheye cyane. Kukwitaho iyo ari byo babona biri butume bagaragara neza, bazabikora ariko bitavuye ku mutima. Nyamara mu gihe wari ubakeneye bya nyabyo, igihe uri mu mubabaro ukeneye ubufasha mu buryo budasanzwe, bitunguranye urabashaka ukababura. Itekerezeho, waba warigeze usangiza umuntu umubabaro wawe ariko akagaragara nk'aho mu by'ukuri atari kukumva? Birashoboka ko yanakubwira amagambo meza, akakubwira ati nugira icyo ukenera nzaba mpari. Ibi bishobora kugukomerera, abivugwa n'ijwi rye ariko bitavuye ku mutima. Amaso y'abari mu buryarya, kandi yabivuga nawe urabyumva muri wowe ko mu by'ukuri mutari kumwe, kuko n'ubundi ntimuba muri kumwe rwose. Igihe noneho ari kumwe n'undi muntu ubabaye adakeneye gushyiraho uburyarya nkawe, uzareba uko yitwara. Ntabwo arambirwa kumwumva, ntashobora kuyobya ibiganiro, yifatanya nawe kandi akagira n'ibikorwa akora. Umuntu wumva umubabaro w'abandi asobanukirwa uko bari kwiyumva igihe bababaye, ariko utajya wumva umubabaro w'abandi agerageza kwisanisha nabo mu gihe hari inyungu abibonamo. Igiteye ubwoba kurushaho ni uko igihe wizeye ko bakuri hafi mu gihe kigoranye, ntabwo uzababona, kuko iyo umubabaro wawe udafite icyo ubungura, barakwirengagiza nk'aho batakuzi. Nuramuka wiyumvise nk'aho ubugwaneza bw'umuntu ari ibyo yateguye kubw'inyungu ashaka, ntuzigere wirengagiza ibyo byiyumvo. Niba ukeka ko urukundo akwereka ari uburyarya, byitondere, kuko umuntu udafite urukundo rw'ukuri ntabwo ari ukwikunda gusa, ahubwo ni umugome. Ikimenyetso cya gatandatu, bakunda imbaraga no gukontorora abantu. Abantu babi ntabwo baba bakeneye kuba hafi yawe gusa, ahubwo baba bashaka kukugira uwabo. Ntabwo baba bashaka gusa guhindura imyitwarire yawe, ahubwo baba bashaka gukontorora ubuzima bwawe, kandi bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bigarurire ibitekerezo byawe, amahitamo yawe ndetse n'icyo uri cyo cyose. Iyo bitangira ntabwo bishobora kugaragara nka kontorore, bigaragara nk'aho ari ukukwitaho. Ashobora kukubaza ati nkeneye kumenya ibyo ukunda, akugira inama zumvikana ko zifite umumaro. Iyo utazikurikije biramubabaza cyane, agasa nk'ugiye kure yawe, bigatuma wicuza amahitamo wafashe. Iri ni itangiriro. Abantu babi barwanira kwigarurira imitima y'abandi, baba bifuza kuba ari bo bavuga ijambo rya nyuma ku bintu byose. Uko ukomeza gukora ibyo bashaka, niko barushaho kwiyumvamo imbaraga, kugeza umunsi uzaba utakibasha kwimenya ubwawe. Kugukontorora biza mu buryo butandukanye. Bamwe bakoresha ibikangisho, bazagutera ubwoba bw'ibishobora kuba igihe utazumvira inama zabo, wenda nko gutakaza umubano, kuba bazakurakarira, cyangwa se no kuba ushobora guseba. Bamwe bagutera kwicira imanza mu mutima, bagoreka ibyabaye kugira ngo byose bigaragare nk'aho amakosa ari ayawe. Iyo ugerageje kubabaza impamvu z'ibyabaye, bakwereka ko wikunda. Iyo ubaretse bavuga kuri kubirengagiza, batuma wiyumva nk'aho utegetswe kububaha. Bamwe bazagukangisha guceceka, igihe uhagurutse ukihagararaho bahita bagucikaho burundu. Batuma wiyumva nk'aho utagaragara, nk'aho utariho, bigatuma ubona ko niba ushaka amahoro ugomba gukora ibyo bashaka. Iyo batabashije kukwigarurira baragenda. Iyo wihagazeho ukabereka ko uri umunyembaraga, ntabwo bakureka ngo ugende, barahatana. Bashobora no gukora ibintu biteye ubwoba, nko kugutuka no kukwandagaza, bakagutera ubwoba cyangwa bakigira nk'aho bahohotewe, bigatuma ugaragara nk'umuhemu. Bakora ibishoboka byose kugira ngo baguteshe agaciro, kugeza ubwo ubacira bugufi, kuko mu bitekerezo byabo bagufata nk'aho utemerewe kwitekerereza. Ibi ntabwo gusa ari ibintu biba, ahubwo ni ubugome. Umuntu ukeneye kwigarurira abandi ntabwo aba gusa afite imyitwarire mibi, ahubwo aba afite imitekerereze y'ubugome bw'indengakamere. Niba rero hari umuntu mu buzima bwawe uhora kwereka ko akeneye kugukontorora, kenshi agaragaza amahane ashaka kugutwara uko abyumva, akamera nk'uguha ibihano igihe ibintu bitagenze uko abishaka. Muhunge. Umuntu ukunda imbaraga kurusha uko akunda abantu ntabwo aba yikunda gusa, ahubwo ni umugome.
Ikimenyetso cya karindwi, mu bintu byose yigira nk'inzirakarengane. Abantu bamwe ntabwo bafata inshingano ku bikorwa baba bakoze. Ibyo bakora byose batitaye ku mubabaro bishobora guteza, ibinyoma byose bashobora kubeshya, ubuzima bwose bashobora kwangiza. Buri gihe babona uburyo bwo kuyobya inkuru kugira ngo byumvikane ko barenganye. Bitangira bagaragara nk'aho ntacyo batwaye, nk'abafite urukundo. Bakubwira amateka y'uburyo abantu babahemukiye, babagambaniye cyangwa babatereranye, ukumva ubagiriye impuhwe, ukumva wabafasha. Ariko vuba cyane ugatangira kubona ibintu bidasanzwe muri buri nkuru baguha. Baba bagaragara ko barenganijwe. Ku ntangiriro ushobora gutekereza ko bagize amahirwe make, ariko mu bintu byose byabaye ukabona bitari amakosa yawe. Niba yaratakaje akazi, bosi yari mubi. Niba yarashwanye n'inshuti, iyo nshuti yari mbi. Niba yatanye n'umukunzi we, uwo mukunzi we niwe wari ikibazo. Mbese mu byamubayeho byose abandi bantu nibo babi, we n'inzirakarengane. Noneho haba iki iyo utangiye kubona ukuri? Ni iki kibi iyo umenye ko mu ntambara ze zose ari we wari nyirabayazana? Aha niho kugukoresha bya nyabyo bitangirira. Iyo umwitegereje cyane, uyu muntu ntabwo gusa yigira inzirakarengane, ahubwo abigira nk'intwaro. Bakoresha akarengane kabo k'ibinyoma bagakontorora abantu. Aka karengane k'ikinyoma bagakoresha birengagiza inshingano ku byabaye ndetse no guteza impuhwe ku bana. Nubwo baba ari bo bateje ibyago, bayobya ukuri kugira ngo ubagirire impuhwe. Tekereza nk'umuntu yaraguhemukiye bikomeye, yarakugambaniye, wari umwizeye, ukamwegeraho kwemera amakosa ye, agahita akujijisha, agatangira kurira, agatangira kuvuga uburemere bw'umubabaro amaze iminsi anyuramo, akakubwira uburyo ubuzima bwe buri mu bibazo, akakwereka uburyo atatekereza kuguhemukira. Bigahita bihinduka nk'aho utigeze uhemukirwa, ugahinduka umuntu mubi utuma yiyumva nabi kandi ntabwo agarukiraho. Iyo abonye ibye byagaragaye ahita akomeza ibintu cyane, agatangira kubwira abandi uburyo uri mubi cyane. Inkuru akayihindura burundu ku buryo wumvikana kuri umugome mu buzima bwe. Akoranya abantu bakakurwanya akoresheje akarengane ke k'agahimbano kugira ngo asenye izina ryawe, kandi abikora mu buryo abantu bari bwizere ibinyoma bye. Kuri bo ntabwo ari ugukinisha abandi gusa, ahubwo muri bo bazi ko iteka ryose ari abere. Iki nicyo kibagira abantu babi cyane, kuko iyo umuntu akorera abandi ubugome agakomeza kwiyumva nk'inzirakarengane, nta mupaka aba afite mu bugome ashobora gukora. Rero niba hari umuntu mu buzima bwawe uhora yigira inzirakarengane, akaba atemera amakosa ye, akaba buri gihe ayobya ukuri, niba buri gihe aba afite uburyo bwo kwigaragaza nk'umwere kandi ari guhemukira abandi, mwitondere cyane kuko uyu muntu aba agoranye. Ikimenyetso cya 8, bahemuka mu buryo buteguye neza. Icyizere nicyo fondasiyo y'umubano uwo ari wo wose, haba mu muryango, inshuti cyangwa mu rukundo. Icyizere nicyo gihuza abantu. Ese ni iki kiba iyo umuntu atari uwo kwizerwa? Iyo ubuhema atari impanuka ahubwo ari ibyateguwe. Abantu babi ntabwo bashobora kuba inyangamugayo ku muntu n'umwe. Ntabwo bajya baha agaciro icyizere, kuko kuri bo umubano ntabwo ari urukundo ahubwo ni imbaraga. Babana n'abantu kubw'inyungu babakeneyeho, bitwara nkaho ari inshuti z'ukuri kugeza igihe bazabonera ibyo bashaka. Igihe babashije kubona amahirwe yo kugira icyo bagukuraho, ntabwo bashidikanya kukugambanira kandi ntibajya babyicuza. Umuntu muzima kugambanira inshuti ye bimutera kwicuza cyane, bishobora kumutera ikimwaro no kwicira imanza, bikamutera umubabaro kuko yahemukiye umuntu wari umwizeye. Ariko abantu babi ntibajya biyumvamo ayo marangamutima. Ashobora kugutikura icyuma mu mugongo, akagenda akaryama agasinzira mu mahoro ye nk'ibisanzwe. Noneho ni gute wasobanukirwa uyu muntu utarakererwa? Reba mu mateka ye, niba yarigeze kugambanira abandi mu bihe byahise, niba hari isezerano yirengagije nta mpamvu, ushobora gusanga yarabeshye cyangwa agahemukira abantu bari bamwizeye. Kuko niba yarigeze kubikora azongera kandi abikore. Rimwe mu makosa akomeye abantu bakora no gutekereza uti ngewe ntabwo azabinkorera. Niba yarigeze kugaragaza ko ubunyangamugayo ntacyo busobanuye kuri we, kuki wumva atazagukorera nk'ibyo akorera abandi? Bitekerezeho. Inzoka ntabwo ireka kuba inzoka kuko itakurumye. Abantu nk'aba bashobora kugambanira inshuti, abakunzi babo, yewe n'imiryango yabo. Ntibatinya guhemukira abantu babari hafi, ntibatinya kwangiza icyizere, ntibatinya kwirengagiza amasezerano, ntibatinya gukomeretsa imitima y'abantu kandi bitabavunnye na gato.
n'iyo baguyeho bakugambanira ntabwo babyemera, ahubwo barabeshya, bakora ibishoboka bagahindura inkuru, bashobora yewe no kugushinja amakosa, bakakujijisha kugeza ubwo utangira kwishidikanyaho ugatekereza ko ari wowe ikibazo nyamara atari byo. Ikibazo ni uko wizeye umuntu udafite ubushobozi bwo kuba inyangamugayo. Niba umuntu umuziho amateka yo kugambanira abandi, bifata nk'ikimenyetso kikuburira kuko ntiyabikoze ari impanuka cyangwa amakosa, nawe ashobora kuzakugambanira. Dusoza, abantu babi ntabwo buri gihe bigaragaza nk'abagome. Ashobora kuba inshuti yawe, mugenzi wawe cyangwa umuvandimwe wawe, ariko nubona ibi bimenyetso ntuzabyirengagize. Irinde mbere y'uko bagusenya. Niba iyi video yagufashije kanda like, ukore subscribe niba utarayikora, kandi wibuke ko ikibi ihisha ahantu bigoye kugikeka.